ndi umuturage wo mu karere ka Ruhango, nturuka mu murenge wa Bweramana, nkaba ndi n'umurezi urerera ku ishuri ryisumbuye rya Murama. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, njye uhagaze hano ndi umwe mu barezi bagiriwe icyizere, aho umwaka ushize w'amashuri nabashije kugirirwa icyizere mu mwarimu w'indashyikirwa ku rwego rw'igihugu mu mashuri yisumbuye ya leta. Ibyo nkaba mbikesha imiyoborere myiza yanyu Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, munyemerere bagezeho ibyishimo twebwe abarezi bo mu karere ka Ruhango dufite ku bwa gahunda nyinshi zitandukanye mwashyiriyeho abarezi, kandi zose zigamije mu kuzamura imibereho myiza ya mwarimu. Aho natanga urugero nka koperative Umwarimu Sako yashyiriweho abarimu, aho imibereho yabo itari imeze neza, ariko aho je gushyirirwaho koperative Umwarimu Sako, ni koperative yabashije gukemura ibibazo bitandukanye bya mwarimu, aho iduha inguzanyo mu buryo bworoshye kandi ku nyungu ntoya. Ndi umwe mu bahamya ibyo ngibyo, kuko mu mwaka wa 2019 nabashije kubyaza amahirwe icyo mwadukoreye naka inguzanyo, mbasha kwigurira inzu. Ubu mfite inzu yanjye ntuyemo, natandukanye n'ubukode. Si ibyo gusa Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubwo natangiraga umwuga w'uburezi nari mfite impamyabumenyi y'amashuri 6 yisumbuye, ariko kubwo gukorana na koperative Umwarimu Sako ubu ndimo ndasoza icyiciro cya 3 cya kaminuza. Si ibyo gusa Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twebwe urubyiruko rwo mu karere ka Ruhango, nyuma y'uko tugiriwe inama n'ubuyobozi bwacu bw'akarere, twabashije kwibumbira hamwe dushinga koperative tuyizina ryitwa Ruhango Young Innovators. Ni koperative ifite icyerekezo cyo gufata igihingwa cy'ibigori kikabasha kucyongerera agaciro, kikibyazamo ifu y'ibigori ndetse n'ibyo kurya by'amatungo. Twegeranyije ubushobozi bukeya twari dufite, ariko dusanga ubwo bushobozi butabasha kubaka uruganda ruciriritse. Twegereye ubuyobozi bwacu bw'akarere butugira inama, twegera ikigo BDF tukigezaho igitekerezo cyacu, ntibatinze kucyakira, baratwakiriye, babasha kudutera inkunga. Uyu munsi turimo kubaka uruganda ruciriritse rugeze ku gipimo cya 60% rwubakwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, munyemerere mu izina ry'abarezi b'akarere ka Ruhango bashimire by'umwihariko. Muri iyi minsi iyo uhuye n'umurezi aho muhuriyeho wese usanga afite akanyamuneza ku jisho. Ibyo rero ntabwo ari gusa, kuko hari aho byaturutse. Mu minsi ishize twakiriye inkuru nziza, ni inkuru yazamuye amarangamutima y'abarezi. Turishima, turanezerwa, aho twabwirwaga yuko umushahara wa mwarimu uzamutse ku kigero gishimishije cyane twebwe tutatekerezaga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turakibashimiye. Ineza, urukundo mukomeje kutugaragariza Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, natwe tuzakomeza kubizirikana. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, njyewe uhagaze aha nitwa Hagenimana Cecile, uvuka mu karere ka Ruhango mu murenge wa Kinihira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndi umwe mu badamu bize imyuga, nkaba ndi umuvuzi w'amatungo ubikora neza kandi akabinoza. By'umwihariko mvura amatungo. Muri ino minsi hari icyorezo cya RVF kimaze iminsi kitwugarije. Ndi umwe mu bafatanyabikorwa bakirwanya kandi bakagira inama aborozi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, si ibyo gusa, ntera n'intanga mu matungo. Nagiriwe n'ubuntu mpabwa igihembwo ku ntara y'Amajyepfo yuko ndi umwe mu bantu babashije kuzamura ubworozi tubinyujije mu gutera intanga mu matungo. Amata araboneka, abana barazamuka, abana imirire mibi irashira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni byinshi twagezeho, ariko by'umwihariko hari ibyo twifuza kugira ngo tunoze umwuga, by'umwihariko nka ba mutima w'urugo. Kera kubona umuveterineri w'umugore byabaga ari ikibazo, gusa n'ubu turacyari bakeya, ariko nkanjye nk'icyitegererezo cya barumuna banjye, ndifuza ko hari byinshi mwadufasha kugira ngo tubashe kuzamuka. Kimwe muri byo, hari gahunda iri muri Minagri, bajya bayita mu ndimi z'amahanga embryo transfer. Ni uburyo kibafata urusoro bagategura itungo ryitegura guhaka, bakariterekamo inka igahaka. Ni uburyo bw'ikoranabuhanga. Nifuza kuba umwe mwabo batekinisiye, nk'uko ntera intanga mu matungo, inka n'ingurube. N'icyo kintu nkakinoza nk'umudamu, nkaguma kuzamura barumuna banjye ndetse n'igihugu muri rusange. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ikindi nari mfite
meya wa Ruhango, nyakubahwa meya wa Ruhango yakivuze kandi mwadushubije, by'umwihariko ngewe nk'umuturage twishimye ku kijyanye n'umuhanda wa Kirengera Buhanda Kaduha, Kirengera Buhanda Karongi. Twajyaga turworwa no kuba twagenda, ariko tugiye kwatsa amamoto yacu tuvure, ubundi muhahirane izamuke. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, murakoze cyane. Ngewe nitwa Kanani Viana, nkaba ndi umuhinzi w'imyumbati. Ikibazo mfite nuko iyo dukoresheje ifumbire mvaruganda yarahenze cyane, bituma umuturage kuyikoresha aba ari ikibazo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, icyo kibazo mwakidufashamo. Ikindi nicyo umuyobozi w'akarere yavuze ku byerekeye igihingwa cy'imyumbati duhinga ku misozi, amapfa izuba ryava imyumbati yacu ikuma, hariya ku mayaga haba izuba ryinshi cyane. Mudufashije Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwadufasha ku byerekeye kuhira igihingwa cyacu cy'imyumbati, bityo ibiciro bizaba bikeya kuko imyumbati izaba myinshi ikera cyane kandi neza. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze. Amazina nitwa Imana Turikumwe Evode, ndi wo mu karere ka Nyanza, umurenge wa Kigoma, akagari ka Murinja, umurenge wa umudugudu wa Kigarama. Mbanje gushimira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku rukundo akunda u Rwanda n'abarutuye. Rero mfite ikibazo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari mukuru wanjye witwaga Nshimiye Nteziryayo Elarisi, yazizaga isida y'imodoka, yitaba Imana. Yari umusirikare yakoraga muri brigade ya 305. Nyuma yaho tuza guha umuntu dosiye kugira ngo akurikirane iyo mpanuka. Amafaranga yaragiye, Kojari irayamuha, ubu isigaye yitwa Prime Insurance. Yamuha mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ariko n'uwo muntu nubwo amafaranga yafashe ntabwo yigeze yatugezaho nk'umuryango. Kuva 1998 yapfa mu kwezi kwa karindwi, twakomeje kwirukanka kuri iyo dosiye. Imanza turamurega ziza kurangirira mu nkiko hote kuri Nyanza muri 2012, nabwo batudindiza zimara iyo myaka yose. Aho zirangiriye, ariko ubwo hagati aho ngaho tukiri mu rukiko Muhanga, baramufashe mu mfunga by'agateganyo. Bamaze kumufunga, umucuruzi witwa Gafaranga Tresforo aramugoboka, aramufunguza. Amaze kumufunguza, ariko uwo muntu we ni muntu kimupfana iki cyangwa ni mukuru wanjye. Aramufunguza. Amaze kumufunguza, yagiye fasha amafaranga muri Kojeyari, uwo twari twatumye ya insurance, ya Prime Insurance. Arayitwarira ntiyageza ku muryango. Murakoze. Ubu ari he? Twaramubuze kuko uwo bakimara kumufungura by'agateganyo yishingiwe na Gafaranga, yahise agurisha ibye aragenda, turamubura kugeza igihe imanza zirangiriye. Uwo Gafaranga wari ni umukire wo mu karere ka Muhanga, utuye mu kagari ka Kamugina. Noneho rero ubwo ari he? Ubwo ari umukire azayishyura ayo mafaranga. Muzamukurikirane meya, uzakorane n'ubutabera na polisi, niba yarabuze uwamufunguje azabyirengere. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubwo icyo cyuho yarakimuhagurisha imitungo ye, tuza kubura irengero. Ibyo bindi ntabyo nkeneye kumenya, ikibazo twagikemuye. Murakoze cyane. Umuntu bazamukurikirane bamenye irengero rye, hanyuma uwo mwishingizi warahari. Ikirana ubwo uwo tuzamukurikirana ku bundi buryo. Murakoze cyane kuba munyemereye Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Meya uzabikurikirane. Imyaka yose twarirukanse kuva icyo gihe. Nibidakurikiranwa n'abandi tubibwiye ubu bakabibuzabuza, uzanyohereze SMS cyangwa uzashaka ukongeraho mbwire, nzabigukemurira.
nyakubahwa perezida wa repubulika 2014 naje muri perezidanse tubasha kuvugana n'abayobozi bahari bahamagara i Nyanza ngo bakurikirane icyo kibazo ariko ntikigeze gikurikiranwa. Ubwo rero uburyo nazaza nkabageraho muri perezidanse naraje inshuro ebyiri muri perezidanse uwo mwabonye ninde wabonye ninde wabantereyeho Resebusiyo ntabwo niba amazina ye ndi kuyibuka ariko mfite inyandiko nabandikiye bananteraho Resebusiyo twarahaje tuhaza n'inshuro ebyiri. Ubwo aho ngaho naho nzahasuzuma irengero ry'ibintu bihageruka. Murakoze cyane. Ariko mewe uyu muntu mukurikirane iyo kesi ranyu. Mwakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Ongerejwe. Nitwa Ribera Kurora Adolphe, ndi umwana wa Mukama Restaurant na Ngendahimana Efron, nkaba mvuka muri aka karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango. Nyakubahwa perezida wa repubulika, mwavuze ko tuba mu gihugu kigendera ku mategeko. Gera ku kibazo cyawe, va mu magambo, gera ku kibazo cyawe. Ikibazo mfite, hari umuntu hano mu Rwanda ukomeye cyane witwa Mutangana Eugene, ukora muri RDB, yanyuze ku mutungo w'iwacu uri i Kanombe, arangije wa mutungo wanditse kuri mama, arangije yagiye gusura Lieutenant Kano Kananga, arangije avuga ko uwo mutungo agiye kuwutwara. Lieutenant Kano Ritari Kananga amubwira yuko uwo mutungo ufite ba nyirawo, hari umwana w'umusore unawukurikirana. Uvuga ibintu rega nyakubahwa perezida wa repubulika, banza wumve ugufashe kujya. Hari umutungo ni uwande? Ni uwa mama. Okay. Uwo washatse kuwutwara ninde? Mutangana Eugene. Yaturutse we mupfana iki cyangwa apfana iki? Mutangana Eugene mupfana iki? Kirahari ntigihari? Nyakubahwa perezida wa repubulika, abayobozi bambwira ko ngo ari umuvandimwe wawe. Ariko ibyo ntabwo ibyo nakubajije. Nakubajije ngo mupfana iki? Nta gihari. Kuki atari byo wavuze? Ko ibyo nakubazaga. Mumbabarire nyakubahwa perezida wa repubulika. Icya kabiri, yaba tugira icyo dupfana, yaba agira icyo apfana n'undi wese, yaraje gusasa abona umutungo aho ati ndawujyanye. Yitwikiriye inzego za leta, ajya muri amburera y'inzego za leta, nyura muri komite y'akarere ka Kicukiro. Kuki uwo mutungo kuki awushakaho iki? Harimo iki ashaka gutwara muri uwo mutungo? Nicyo natwe twabajije minijiste. Ubu hari abantu bagenda mu muhanda akabona gusa inzu irahagaze akavuga ati ndayijyanye. Niho nshaka kugera, ndashaka kugera. Hagomba kuba hari ibintu udasobanura neza. Yaraje gusa agera ahantu hari umutungo ati ndawujyanye. Nyakubahwa perezida wa repubulika, niko byagenze, kuko ubundi iyo mitungo niyo igiye kubarurwa habaho raporo y'umudugudu, akagari n'iy'umurenge, bigashyikirizwa akarere. Izo raporo ntazabayeho. Uvuze ko yitwa nde? Mutangana Eugene. Mutangana Eugene waba hehe? Muraturanye cyangwa? Atuye muri Kigali, ntago nzi aho aba. Aha. Yageze aho ngaho yaraje aje gusura umuntu. Yagiye gusura umuntu, yagiye gusura Lieutenant Kano Ritari Kananga. Okay, nabyumvise. Hanyuma abona iki yashatse gutwara? Abona umutungo w'iwacu. Umutungo ni iki? Ni inzu n'ikibanza. Aha, yabonye ikibanza, abona inzu kirimo inzego. Ati ndayikunze, ndayitwaye. Ndavuga niko bimeze. Yego, niko bimeze. Hari abantu bayibagamo iyo nzu cyangwa? Yego, harimo umupangayi ndetse n'inzego z'ibanze na polisi. Dufite raporo nayo bakoze basoramo umupangayi wari uyirimo mbere y'uwo nguwo wari urimo. Hari bavuze ngo yitwa Eugene. Mutangana Eugene. Nzajya kubariza amenye icyo dupfana.
ntabwo muzi icyo dupfana. Abo muri RDB bavuze akora muri RDB? Yego, niko abayobozi bambwira. Aha. Dede wa Kicukiro niwe ubimbwira, wabimbwiye ndetse na military officer uri hano ariko cyangwa wabikurikirana inde? Yes, Lieutenant Kananga uramuzi? Avande ndamuzi. Nabikurikirana afande. Yes, mubikurikirane. Genda hariya. Nifite ikibazo cya kabiri. Rega ntabwo dutahira wowe gusa, vuga ibyo uvuga urangiza, niho nakubwiye ngo wihutisha ibyo uvuga n'ibiki. Ikibazo cya kabiri ni iki? Icya kabiri, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hashize imyaka 30 dufite umutungo muri quartier commercial Kigali, data ahuriyeho n'abavandimwe 4. N'undi wakwambuye nawe? Yego. Okay, genda byose ubimubwire babikurikirane byose ari ibyo bya nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Kubanza nawe ufite ibibazo. Nyakubahwa Perezida, ndagira ngo mu ndenganure nararenganye. Genda imfubyi. Banza uvuga amazina yawe. Nitwa Bamire Alfonsina. Hanyuma ujye ku kibazo cyawe ko kiteye tumva. Nkabi wacu ari hano Bunyogombe, umudugudu wa Kigabiro, umurenge wa Ruhango. Yari afite abagore 2. Umugore mukuru ahabyara abana 2. N'umugore mutonya ari we mamari atubyara turi abana 3. Twese turi abana 5. None twese twabuze iwacu kandi tuhareba. Uturya n'uwita masenge avindimwe na papa ariko bavukana kwa nyina. Papa ni ikinege. Ariko muri iyo sambu akaba hari habayemo imanze 2. Urubanza rwa justice bari hano. Urubanza rwa Minister, ikibazo cyawe reka tugikemure neza muri Ministeri ya Justice. Cyangwa n'umuvunyi mumuhe umuntu bicarane nawe mumenye imiterere y'ikibazo mushaka ko mufasha kugikemura. Garuka hano hari iruhande mushaka umuntu mwamuha. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Janine Umutoniwase, nturuka mu karere ka Ruhango, umurenge wa Byimana. Uko mundeba ahangaha ntewe ishema no kubashimira uburyo mutahwemye kuturemamo icyizere, mudushishikariza yuko tugomba kwikorera tugafatanya n'abandi mu kubaka igihugu cyacu no kwiteza imbere. Ni muri urwo rwego mu 2008 twashinze umuryango witwa Azizi Life, wari ufite intego zo guteza imbere ababoshyi b'agaseke ari nawo mwihariko w'akarere kacu ka Ruhango. Uwo mwuga rero waduteje imbere kuko dutangira twatiraga icyumba kimwe kirimo ameza mato amwe bariraho muri salo n'aka etajeri gato twabikagamo ibintu byacu, ariko ubu nyakubahwa Perezida wa Repubulika twiteje imbere kubera agaseke. Twabonye ahantu dukorera dukodesha aho twishyura 500 ku kwezi, ariko si icyo gusa, kubera umusaruro uturuka mu gaseke turi kwiyubakira inzu izuzura ifite agaciro ka $250 hano mu karere kacu ka Ruhango. Dufite abakozi 33 bahembwa neza ku gihe kandi bahoraho. Dufite abanyaboshyi b'abagore 724 biganje hano mu karere kacu ka Ruhango ndetse no mu gihugu muri rusange. Ibyo tukabibona nk'umusanzu ukomeye mu kubaka igihugu cyacu, kuko abo badamu bafasha ingo zabo kwiteza imbere, aho banahanga imirimo iciriritse ku baturanyi babo, ndetse bakaba n'iya mbere mu gutanga mitiwere, kohereza abana ku mashuri no kubahiriza izindi gahunda za leta zigeneye kwiteza imbere. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ibyo bintu byose twakoze ntabwo twari kubigeraho tutari mu gihugu kirimo imiyoborere myiza, umutekano urambye, ibikorwa remezo tudasiba kubona byiyongera umunsi ku wundi, ndetse na politike nziza na gahunda nziza za leta
zimirije imbere umuturage. Ibyo byose ariko nimwe bikomokaho, tukaba tubibashimira cyane. Mu kubaha agaseke kacu rero ntabwo twibanze mu isoko ryo mu Rwanda gusa, ahubwo twohereza n'ibintu byacu mu mahanga, muri Amerika, muri Canada no mu Burayi. Imbogamizi rero dufite nk'abohereza ibintu hanze ni uko igiciro cyo kohereza ibintu hanze kiracyari hejuru. Ibyo bikatubera imbogamizi ikomeye cyane kuko hari amasoko tutajya tubasha gukora bitewe n'uko iyo tubahaye igiciro kirimo kuba ibintu bivuye hano mu Rwanda bikabageraho banga kugura kuko bavuga ko bihenze cyane. Gusa ntago ducika intege kubera icyizere tubafitiye. Icyo kibazo hari ahandi mwari mwakigeza ngo muri RDB mwari mwagerayo? Hari umuntu wa RDB uri hano? RDB turabashimira cyane kuko baradufasha. Mwagezeyo murakorana nabo? Yego turakorana. Okay, ubwo tuzagerageza gukomeza kuvugana nabo turebe uko ibintu byakoroha. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Naho ubundi icyo watekerezaga washaka kuvuga? Ikindi mwadufasha ni ugukomeza ko iriya gahunda nziza ya leta yo gukundisha abanyarwanda muri rusange bikorerwa mu Rwanda no kutumenyekanisha hanze kugira ngo dukomeze tugere ku ntego kuko imihigo irakomeje. Murakoze nyakubahwa Perezida. Ibyo biroroshye, ibyo tuzakomeza kubikora, ariko icyo kindi kijyanye na transport y'ibyo mujyana hanze, icyo ni ikibazo. Hari ababishinzwe bagerageza gukurikirana kumenya uko yakemurwa. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. RDB bivuze ko mukorana? Yego. Mukomeze mukorane nabo, tuzakomeza dushaka uburyo. Murakoze cyane. Barangiye rero, ndabona igira imbere wegere mikoro. Nawe ugere ku kibazo cyawe cyangwa ushaka kutubwira birangire. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tubanje kubashimira kubw'umutekano mwatugejejeho, tukaba turyama tugasinzira. Nitwa Bizimana Pierre. Amazina yawe ugere ku kibazo cyawe. Nitwa Bizimana Pierre, mfite ibibazo bibiri. Yego. Icyifuzo cya mbere ni uko mwadufasha hano ubutaha tukazongera kuhabakirira byibuze hari stade. Nibyo hari ikibazo cya stade twagombaga kubaka. Ngira ngo hari stade twasezeranije, ariko Muhanga na Nyanza. Ruhango ntirimo ubwo. Nibishoboka kubaka, urumva nyine aho twabisezeranije kera ntibirahajya, ubwo urumva kwaha. Ariko tuzashaka uburyo twagira stade, nibura dushobora kutagira stade muri buri karere, ariko dushobora kugira stade zifite uko zimeze, uturere twazifatanya ku buryo abegeranye bashobora gukoresha izo stade neza. Ariko ikibazo cyo ndacyumva, binyibukije gusa icyo kibazo kindi cy'uko hari stade twasezeranije tutubatse, ubwo ariko na Muhanga turaza na Ruhango turaza kuyongeraho. Ikindi kibazo kimwe mfite ni ikibazo kijyanye n'abamotari muri rusange. Ndi umumotari. Abamotari sinzi nimba mujya mubibona, twumva twebwe dukora hano mu Ruhango, ariko twumva za Kigali aho ngaho ngo bigaragambya, ariko imigaragambyo tuzi ko itemewe. Ibyo byose nkeka ko bababuze kugira ngo babashe kukibabwira. Icyo kibazo cyatumye abantu bigaragambya naracyumvise. Jewe ndakivuga nk'by'umwihariko nkanjye uko mbizi nk'umuntu ukora uwo mwuga. Twihutishirize nawe. Dufite ikibazo cya assurance ihenze cyane, ku buryo moto yanjye nyishyura assurance y'ibihumbi 165. Tukishyura ibintu bitandukanye, autorisation, patente, umusoro ku nyungu, tukishyura byinshi ku buryo utabasha kuba babasha no kugura umwenda cyangwa urihira umwana mu ishuri. Turabasaba kugira ngo ikibazo cyacu kibi cyanyu mu kidukurikirane. Ndabyumva. Ni icyo ngicyo. Murakoze nyakubahwa Perezida. Yes. Minister Minister wa Transport arahari, wa infrastructure. Icyo kibazo
wakivugaho iki mu magambo make ariko tugishakire n'umuti nacyo. Murakoze Excellency, icyo kibazo avuze koko nicyo, ariko inzego zirimo ziragikurikirana ku buryo twamwizeza ko mu gihe gito cyane yaba Minefra, yaba Beneri, yaba Minicofine hari za proposal z'amasoko. Ariko kuki izo nzego zitagira aho zihurira ngo zorohereze abantu? Your Excellency, mu gihe kitarenze amezi 2 kiraba cyakemutse. Icyo kibazo rwose nanjye ndagishyiramo uruhare rwanjye, turaza kugikemura. Hano ni ukubashimira kubera ko mubashije kucyumva, twararenganye rwose. Nyakubahwa muzakurikirane ko icyo kibazo babashije kugikemura kuko twaragowe. Ubu kizakemuka. Ariko se inzego za leta zikora zihumirije. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nagira ngo twongere tubashimire ku nama, ku mpanuro, kandi tubizeza ko tuzashyira mu bikorwa inama n'impanuro mwaduhaye kuri uyu munsi. Kansabe indongozi z'akarere ka Ruhango. Uretse gato, ko haje n'undi ikibazo mu magambo make. Murakoze, nitwa Kimana Claudine, mvuka mu karere ka Nyaruguru, ariko mbaye imyaka 12 hano mu karere ka Ruhango 3. Mfite umugabo w'umusirikare yasezeranye 2, nasezeranye nawe 2008 karere ka Huye tariki 11 z'ukwa 12. 2020 ku itariki 2 asezerana n'undi wahoze ari umukozi wacu bita Mukamurenzi Solange, atuye mu karere ka Bugesera, umurenge wa Nyamata. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nkaba nifuza kundenganura nambu uburenganzira njye n'abana babiri. Nta handi wari wakigejeje icyo kibazo? Ubuyobozi bwa auditora, Minadefu, urukiko rw'ibanze rwa gisirikare Nyamirambo n'urukiko rukuru rwa Kanombe ruzi ikibazo, ariko yo najyagayo nakirwaga na bene wabo. Yes, ariko ndifuza ko banza wumva, ariko hari izindi nzego wowe ubwawe wakwiye kuba ugezaho icyo kibazo mbere yo kujya naho ngaho wakirwa na bene wabo bagutera ikibazo. Chadi iki Mutabazi Richard uyoboye uwo murenge atuyemo, naramusanze ndamubwira nti dore umugabo yarantaye anca inyuma. naho nashaka guhera rero. Imitungo dore angaha. Banza wumvega Minister wa Social, hariya ni mukwiye kubanza gukemura biriya bibazo mbere yuko bijya muri Minadefu cyangwa mu byo. Urumva twumvikane, ariko na mikoro yawe ko bayivanyeho bari se. Murakoze. Reka nkorohereza ikibazo mbere yuko ujya n'ahandi. Icyo ni ikibazo cy'ubutabera, icyo ni ikibazo cy'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze. Niyo mpamvu nashaka kugira ngo Minisita icyo kibazo agikemure. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, icyo ni ikibazo numva, ariko Minadefu yagombaga kumfasha kubona memaye na Bishop. Ntiyabikoze. Izina ryanjye ryasimbuwe n'uwo mugore mutoya. Ibintu byose nta na kimwe nkibazwa kuko naranapfuye. Ngaragara nk'umuntu wapfuye ahantu hose. Ibyo byose ni byo kubwira ko biturutse hariya bigira uburyo bubikemura neza. Naho uzajya muri Minadefu uhure nabo bajyanye n'uwo. Abandi ragiza banzanira bene wabo nibo banyakira. Ndiho ndakubuza kujyayo nkwereka aho wanyura ahandi. Ariko rwose ndifuza ko munyamurira ikibazo nkabona aho kuba. Nkabona n'uburenganzira bwanjye. Jya hariya kuri Madame Minister ko agufashe. Ibya Minadefu biturekere, reba uwo nguwo hanyuma bizagera muri Minadefu. Iki nashaka kuvuga mbere yuko abo wari ugiye guha umwanya, ni hari ibibazo byagiye bivugwa kare, hari iby'imihanda,
ubuhinzi n'ubworozi, ifumbire n'ibindi byavuzwe n'abantu, nubwo ntecetse ariko nzi ko hari ababishinzwe hano, ari abajyanye n'ibikorwa remezo, ari ubuhinzi n'ubworozi, Ildefonse ari hano. Wabyumvise ibijyanye na nagira ngo gusa mbabwire ko mukwiye kuba mwabyumvise, kandi ndashaka ko bikurikiranwa kugira ngo tumenye ko ibibazo byabo byakemuka. Okay, nicyo nashaka gukora comment ku byabazwe nk'ibibazo. Murakoze, twongere dufatanye dushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku nama n'impanuro atugejejeho. Murakoze.